Aisa urabizi ko His Excellency yari muri babandi 27 batangije urugamba rwo kubohora Uganda. Ko narabyumvishije. bari bari nka 40 n'abandi ariko 27 n'abari bafite imbunda n'abari bafite intwaro. So nari muri abo bari bafite intwaro 27 ariko nubwo hari nka 40 n'abandi bari yari ku myaka ishobora kuba ari 24 ndibeshye. So abazi imibare yego sari 81 rero 57 ntekereza ko ari kuyumva Aisa iraryoshye cyane. Ahangaha ntekereza ko abato barimo wenda badukurikiye aka kanya bashobora kuvuga ngo ese natwe buriya dushobora kugira indoto ku gihugu cyacu zishobora gutuma igihugu cyacu kigera kure kurushaho. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika mubitwemereye twafata akaruhuko gatoya. Mbere y'akaruhuko ariko iyo nyota yego abo banda already by'ukuri byarabaye kuko icyo gihe twubaka ibyo twagezeho n'iki byagiyemo abandi bakiri batoya kandi bajyamo babishaka babyumva bafite icyo bashaka. Abo bose bagize uruhare muri uko kwibohora. Hari abo twarutaga abandi bakiri n'abatoya kurusha. Nabo babonaga ari nk'abantu bari bategereje mbese hakorwa iki haba iki ukuntu babyitabiriye n'urugendo rwose uko rwagenze byerekana ko bagiye bumva ko bishoboka. Umutangira icyo gihe mwiyumvagamo umulideri umuyobozi uzayobora abandi kuza kubohora u Rwanda. Rwose icyo nta nubwo byazaga mu mutwe icyo gihe ibyo cyazaga mu mutwe ni ukuvuga ngo ariko umuntu yakora iki ndetse ugasa naho ubitekereza nk'umuntu gusa ariko nanone bivuze ko iyo wakomeza kubitekereza cyane bigomba kuba bifite uko bikorwa ababikora ababiyobora wenda ukisanga nk'umwe muri bo bazabiyobora cyangwa bazabigiramo uruhare ariko ibyo kuvuga ko umuntu yaba agatekereza ko ari we uzaba umuyobozi cyangwa iki oya. Hanyuma Aisa tumubaze wenda bigufi ibibazo bigufi ibisubizo bigufi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika muri abo 40 harimo abanyarwanda bangahe? Bari bake bari banza ari ni Fred Rwigema icyo gihe yari na senior kuri ye yarakuze yarankuriye muri ibyo ngibyo birumvikana. Sinzi ko harimo undi umunyarwanda ahubwo abanyarwanda bandi bajemo nyuma in fact mu by'ukuri hajemo mujya mumenya bitwa ba Dodo baje kuza kuko igice twagiyemo niho hari n'iwabo icyo gihe muri ibyo aho babaga bitaga za Kiboga aho byagannye tuvuye za Kabamba akariho tugana. Nyuma yaho abitwaga harimo na yaje kuza hanyuma nawe ariko ndaza kwibuka izina rye ariko yari yaragiye mbere ahubwo muri za Tanzania n'iki ariko we kuza mu rugamba rwariho mu Bugande yaje kubizamo hanyuma urugamba rwa kubohora Uganda murarutsinda hakurikira gutekereza kuza kubohora u Rwanda. Wenda aho ngaho hagati tuzahaganira ikindi gihe ariko urugamba ruratangiye mu 1990 ntabwo mwari mwari ku masomo muri Leta Zunze Amerika aho muziye murarugoboka gufata indi sura. Nagira ngo mbabaze kuko byinshi mukunda kubiganiriza abandi banyamakuru ni iki cyabagoye kurusha ibindi muri urugamba rwo kubohora u Rwanda nibura kimwe
maybe aho ngaho tuze kuba ari byo dutangiriraho tugarutse tuvuye muri pause nta kibazo murakoze cyane. Reka Oswald dufate akaruhuko gatoya, ari nako kandi abadukurikiye mukomeze muduhe ibitekerezo byanyu ku mbuga nkoranyambaga. Tubibutsa ko ukiri kuri Radio 10 ndetse na Royal FM. Turacyari kumwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Perezida wa Repubulika tujye mu kiruhuko atuganirira ku kuntu igitekerezo cyo kubohora u Rwanda cyamujemo kuva akiri muto ku myaka 11 mwabyumvise. Hanyuma twari dusize tumubajije ikibazo kirebana n'igihe urugamba rwo kubohora u Rwanda rwaratangiye, icyaba cyarabagoye kurusha ibindi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ni ikihe? Usibye ko urugamba rujya gutangira na mbere hose mbifitemo uruhare, yego, ntarajya muri ayo mashuri, hanyuma nza kujya mu mashuri, intambara iza gutangira, urugamba ruza gutangira ntahari. Aho naje kuzira rero kugarukira mvuye ku mashuri, nyaciyemo hagati, nasanze nyine ibintu bitameze neza. Harabaye icyambere byahereye ku gupfa ku wari uruyoboye ariwe Fred Rwigema. Ibyo byateye ikibazo kinini, byazanye icyuho kinini. N'ubundi ariko nari buze, n'ubu nari nateguye kuza, ntaranamenya ko yanapfuye, n'ubu nagomba kugaruka. Ariko aho mbimenye rero nyine namenye ndi mu nzira nza ngaruka, menya ko bigomba kuba ari ikibazo nyine kinini. Mpageze nsanga kuko byagize ingaruka, nsanga urugamba abantu bari baruriho n'abari baruyoboye bandi ubona baracitse intege, ndetse abandi baratatanye, ndetse icyo gihe bitanga n'icyuho abo twari duhanganye nabo banyuzemo, kuko baje kubimenya ko byabaye, nubwo byari byabanje guhishwa, abantu barabihisha ariko byaramenyekanye. Ikibazo kinini rero cyari kongera gushyira abantu hamwe, kongera kubashyiramo ubushake n'ubushobozi bwo guhangana n'ikibazo twagomba guhangana nacyo. Kandi mu by'ukuri n'ibyo byabaye, ibyangombwa abantu bari bashakaga kuba bafite byose bitahari, ubu kubaka bundi bushya kandi mu gihe gikomeye. Niho ikibazo cyabereye rero kinini cyane, ndetse abasirikare bamwe barahunze barasubiye Uganda, ko niho hari hafi, hari umupaka wari uri inyuma yacu icyo gihe, hariya za Kagitumba n'ahandi. Kongera byabaye nko gutangira bundi bushya, ariko gutangira bundi bushya binakomeye kurusha gutangira kwa mbere, kuko gutangira kwa mbere abantu bari hamwe bafite ubushake, bafite n'icyo bumva bagiye gukora. Icyo nicyo cyagoranye, ariko aho bimariye kugenda bihinduka buhoro. Ntabwo nirwo njya muri byinshi aho ngaho, hari byinshi byagombye gukorwa, ibyo twazabiganira ubundi, cyangwa bizajya mu mateka yanditswe abantu babisome. Aho nicyo cyari kigoye cyane. Ibindi
gukomeza rero kugira ngo abantu batere imbere basubire hamwe noneho bahangane n'urugamba bongere bazamuke batere imbere. Aho habaye byinshi cyane bigoranye. kuza guhagarika jenoside kuko hari hashize umwaka byitwa ko hari kuganira Arusha, amasezerano Arusha sinywe, jenoside iratangira ku itariki 7/1994. ingabo ntekereza ko byo wenda kurwana cyangwa se kwitoza sinzi wasanga mwari mwarabiparitse, byaraboroheye gutabara guhagarika jenoside? nta kintu kigeze cyoroha ku rugamba na busa, nta na kimwe. Ya mbere navuze byari mu itangira ry'urugamba, hanyuma hari n'ibyo n'urugamba noneho rwo guhagarika jenoside. Ariko ibyo byaje urumva n'imyaka hafi 4 abantu twariyubatse. Ibya mbere byo muri 1990 dusa n'ababirenze, tuguma twiyubaka, twubaka ubushobozi, tubona ingabo umubare wiyongera, abanyarwanda hirya no hino hariho hose rwose batanga umusanzu batangaga umusanzu w'ubwoko bubiri ukomeye cyane. Icya mbere baritabiraga urugamba, abana barazaga bavuye hirya no hino, muri Zaire icyo gihe, aba Burundi, aba Tanzania, benshi baturutse muri Uganda, ariko hari n'abaturukaga aho handi noneho bakanyura muri Uganda bakaza. Ariko n'abaturukaga hanze hirya bakiri bato bavuye hanze handi. Ariko cyane cyane ibyo ni rimwe ku bantu, ibyangombwa abantu ubwabo. Ikindi cyangombwa ni umusanzu batangaga, abanyarwanda bose barabihagurukiye, yaba umusaza yaba umukecuru, yaba yatangaga bike bafite bakabyohereza ku rugamba, bigatuma tubona ibyo twashoboraga kubona byo kurwanisha urugamba. Kandi byabaga buri gihe, barafashije rwose. Intambara yabaye y'abanyarwanda mbese, ariko mu gihugu bamwe twakoranaga ndetse bari bazi n'ikibazo kurusha, kubera ko bari bakirimo, baratotejwe, barakandamijwe. N'ababaga hanze nabo batari bameze neza mu buzima bwabo, muri politiki y'aho bari hirya no hino. Kubishyira hamwe rero ku gihe cyo guhagarika jenoside byo rero ntabwo byari byoroshye na gato, ariko nibura twari dufite aho duhera. Uribuka imishyikirano ya Arusha yarabaye, ndetse bigeze ndibuka muri 1993 mu kwezi kwa 2, ndibuka itariki 8 habaye, byasaga naho byari bimaze igihe. Icyo gihe muri 1993 yari imaze igihe abantu bajya mu nama, bisa nkaho ndetse bashaka kumvikana bikagira bitya. Ariko muri 1993 muri uko kwezi kwa 2 habaye kwicwa kw'abantu mu Bigogwe no muri Kibirira, cyane cyane muri za Kibirira. Ibyo rero nibyo byahagaritse imishyikirano ya Arusha. Ndetse icyo gihe tubabwira ko n'ubundi twari dushaka kumvikana kwa mbere no guhagarika kwicwa kw'abantu, ndetse no guhagarika urugamba, tugashaka uko ibibazo bishakirwa umuti wa politiki. Ariko ko bo babivuyemo, batangiye kwica abantu nk'uko na mbere hose byateraga intambara. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mutumye mbabaza iki kibazo. Kuri urwo rugamba rwo ku ya 8 z'ukwa 2 1993, ingabo zanyu zakubye, wenda imibare murayitwibwirira, nk'inshuro 5 aho mwagenzuraga. Abasirikare banyu ba mbere bageze hariya
i Rulindo kuri paruwasi, ariko nyuma musubira inyuma ku buryo uwayoboraga inyeshyamba zo muri Angola witwa Jonas Savimbi kuri BBC yabasetse, yaravuze ati nabera mbonye inyeshyamba zitareba kure, ahantu barahafashe none baraharekuye basubiye mu birindiro by'imbere yaho. Icyo kintu sinzi niba mwari mwakivugaho, mwakitubwira ujye kuba perezida wa repubulika. Uko byagenze icyo gihe, urwo rugamba mbere y'urwo rugamba tujya mu mashyikirano, twabonye icyo gihe twagize umwanya nta ntambara iriho, hari ceasefire, ariko twebwe tubona umwanya wo turitegura kugira ngo ntihagire ikizaba, uwo mwanya tuzabe tutarawukoresheje ubusa. Hanyuma bishe abantu ndetse Arusha ihagaze, ni naho Bagosora yavugiye bataha ava muri Arusha icyo gihe, ndabyibuka yabwiriye abantu ngo baratashye bagiye gukora apocalypse, imperuka. nakoresheje ijambo yakoresheje uko yabivuze, Arusha abantu baranamwumva barabitubwira, kuko ni nkaho uvuga ngo tugiye noneho kurangiza ikibazo neza. Aho rero niho habaye imbarutso yo kongera kurwana, kandi kuko icyo gihe twararwanye nk'uko babivugaga, dufata ahantu hanini cyane, dufata n'abasirikare ba leta benshi, twica benshi, ariko biturutse ko muri kiriya gihe cya ceasefire twagikoresheje neza kwitegura. Ibindi byakurikiyeho ni uko haje pressure nyinshi cyane, ariko isi yose babonaga ko mu by'ukuri hari aho twageze hafi na Kigali, aho za Shyorongi, abantu babona ko byarangiye, noneho ngira ngo haba panic isi yose, na UN n'iki, babonaga ari nko kuba twafata Kigali, ni ibintu byari bibatunguye, bakoresha uburyo bwose baradufungira. Ndibuka kwibagirwa ibi, muri ariya mafaranga abanyarwanda bajyaga baduha n'iki, twayaga tuyaguramo imyambaro, tukayaguramo amasasu, twari dufite abantu dukoresha bakabituvanira hanze bakabizana, bikanyura muri Kenya, Uganda, bikaza icyo gihe muri pressure bakoresheje, baza gukoresha ko bamenye ko hari ibyo twakoraga, hari ababibabwiye, kuko twagomba gukorana n'inzego zimwe zo muri ibyo bihugu kugira ngo binyureho. Bamerera nabi ibyo bihugu bindi duturanye, cyane cyane cya Uganda, bari bazi ko dukoresha nyine, abanyarwanda bari babizi bimwe, ibindi batabizi. Noneho bababwira ko nibatabihagarika, icyo gihe babihagarika turi muri iyo ntambara hagati, kandi nibyo twari dutezeho gukomeza gukoresha. Yego. Isi yose yahagurutse rero imeze ityo, ugomba kumenya uko utekereza n'uko ugenda, kandi ngira ngo ntabwo nsubiza amaso inyuma ngo nsange ko ibyo twakoze bitari bikwiye gukorwa. Twashobora gukomeza niba dufite n'izo ntwaro tukafata n'umujyana, ariko gute cyangwa hakavamo iki ukakigenza ute, byaba kutubereye ikibazo, ndetse bigatuma abantu batanumva n'icyo twarwaniraga, bigatakara, noneho bakaba ari twabona ko ari twe ikibazo ntikibe abo turwana nabo, kandi byari bimaze kumvikana.
bituma rero icyo gihe twahagaritse gukomeza kuza imbere. Hari igice kinini twari twafashe, ndetse muri izo puresha haza kuzamo ko tugomba gusubira inyuma uko byari bimeze mbere y'itariki 8 z'ukwa kabiri 1993 w'intambara y'u Rwanda. Tubigira impaka nyinshi, ariko noneho tuza kugera ku kintu kimwe, ndetse muri RPF n'abandi twakoranaga bashyigikiye nabo ntabwo bumvaga impamvu dukwiye kuba twasubira inyuma. Ariko noneho havuyemo condition natwe twatanze, ntabwo niba tugiye gusubira inyuma, ntabwo aha twavanye aba bose ntabwo nabo bari buhasubire. ingabo za leta ntabwo zisubiramo. Niba tunahavuye haraguma, ariko niba bazahasubira ntabwo tubyemera ibyo gusubira inyuma, turakomeza imirwano. Baza kugera aho bemera ko aho hatagomba gusubirwa n'ingabo za leta. Ni naho haje kuvamo bitaga zone tambo. Niho natangiye kwigira igifaransa. Zone tambo. Hanyuma bagomba no gushaka rero n'abazaza kuharinda kugira ngo two kuhaguma, ariko n'abariya abandi bo kuhaza. Ibyo nabonaga ntacyo bidutwaye. Aho twafashe twarahafashe, ntabwo twahavanye hasubiye. De facto niba ibyo ngibyo binkiza puresha, impamvu ntabikora n'iki. Kandi objective ye n'ubundi yari igihari, urugamba twagombaga kururwana, n'imishyikirano yari ihari, ibibazo twabazaga bigomba gukemurwa, n'ubwo byari bikiri bya bindi twagombaga kubikemura. Murakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika kuri aya mateka. Hanyuma imyaka 30 irashize u Rwanda rubohowe, byanze bikunze hari ikintu mureba mu bimaze kugerwaho muri iyi myaka 30 kikabashimisha kurusha ibindi, niba kiri hafi mwakidusangiza. Ariko ni ibintu byoroshye. Iyo ikintu kiboneka ukibona n'amaso, kiba kivugira ubwacyo, nta nubwo ugomba gusobanura. Iyo nshubije amaso inyuma nkareba ibyo bibazo byose vuba twanyuzemo, n'iki uko igihugu cyari kimeze, abapfaga, bicwaga, n'abicaga, ariko n'igihugu ubwacyo uko giteye, ubona ujya ureba n'amafoto gusa ubwayo. Ureba ifoto y'u Rwanda muri 1994, wongera ureba ifoto ubu ngubu, amafoto arakwereka, araguha inkuru y'ibyabaye. Nta buzima, nta nyubako, nta abantu barabanye, nta utotezwa, nta ugenda ku muhanda ngo abazwe ngo wowe uturuka he, so ninde, ubuhe bwoko. Nta ujya kujya mu ishuri ngo bamubaze aho avuka, nta ujya ku kazi ngo bamubaze. Igihugu gitera imbere. Ugiye kureba n'ubu ubukungu bw'iki gihugu icyo gihe yari GDP yari nko tageze ku bihumbi 200 byuzuye, miliyari ebyiri z'igihugu GDP. Ubu ni miliyari 15, ni ukuvuga ngo byikubye izo nshuro zose. Miliyari 15,000. miliyari 15. Ubaze mu manyarwanda? Oya, ndavuga z'amadolari. Yes. Navuze amadolari mu bya mbere, navugaga amadolari miliyari
2,000 by'amadolari, ubu miliyari 15. miliyari 2 miliyari 15 mu madolari. Yego. Ariko noneho ukareba n'ubuzima bw'abantu, ukareba ibintu, ukareba bivuye mu kuzimu bivuye ikuzimu urwo rugendo ubwarwo ruragusobanurira, ndetse bikanakwereka ko hakiri umuvuduko ugana no ku bindi bizagerwaho vuba cyangwa mu gihe kindi kigera kure. Ibyo rero ntabwo nirwa njya mu kantu kamwe, muri rusange ureba igishushanyo gusa cy'igihugu. Niyo ugiye mu byaro ukajya mu baturage, uzasanga abaturage uko bameze bitandukanye inshuro nyinshi n'uko bari bameze kiriya gihe.